ikintu kingaruye kuri kamera kigatuma nshaka uyu mwanya ni ikibazo nifitiye ngewe nk'umuntu. Birashoboka ko wowe ubyumvishe bwa mbere cyangwa wari warabyumvishe cyangwa ubizi. Jewe mfite umudamu urwaye kandi madamu wanjye ararwaye kandi amaze n'igihe arwaye. Nagiye mbivuga ariko nkabivuga ameze nk'utabiha uburemere cyane cyangwa nyine ngo mbivuge nk'aho ari byo byanzanye gusa, nkabivuga mbivangamo n'ibindi biganiro. Ariko uyu munsi nicyo kinzanye hano kuri kamera, ndahamara iminota mike ishoboka ariko kugira ngo ntabarambira mbamenyeshe iby'uburwayi, ngire n'ibyo mbisabira cyane cyane nk'abantu musenga. Ubwo ikintu cya mbere kigomba gukenerwa kandi gikenewe ni amasengesho. Amasengesho ndayemera, nemera ko amasengesho ahindura ibintu, nemera ko Imana dusenga ikiza, nemera ko Imana dusenga yumva. Icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri, amasengesho agendana n'ibikorwa, ibyo bita kwizera gufite imirimo. Aka kantu muze kukumva neza. Amasengesho arakenewe, ariko ni amasengesho yitwa kwizera gufite n'imirimo. Imirimo rero niyo ndi bubabwire ngiye gusoza. Madamu wanjye yitwa Mushimiyimana Marie Chantal. Dufitanye abana 7, harimo abahungu 5 n'abakobwa 2. Dutuye mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge witwa Gisozi. Ibyo birahagije. Wageze ku Gisozi ukabaza ngo kwatewe ni he, hari igihe utahabura kuko abantu benshi baranzi, kandi mpatuye n'igihe mpamaze imyaka irenga 10. Hakiyongeraho nuko nguko ko kuba, reka mvuge ngo kuba ndi umuntu wamenyekanye, uzwi n'abantu batari bake cyangwa uzwi n'abantu benshi. Wenda ntabwo ari bose ariko barahari. Naho ngaho dutuye. Hanyuma umudamu wanjye yararwaye. Ibi bintu ndashaka kubibabwira nitonze, mukabyumva. Atangira ambwira ngo abagenda ngakumva acitse intege, ngo yajya kumva agize ibitotsi. Nyine numva ko ari ikibazo. Ngerageza kumugira inama, ndamubwira nti uzajya kwa muganga wumve ikibazo ufite. Ajyayo, ajya ku bitaro bya Kacyiru, ibitaro dukunda kwita ngo ni ibitaro bya polisi. Agezeyo atanga ibizami, baramusuzuma ngo bamubwira ko arwaye umuvuduko, akaba anarwaye igifu. Bamuha n'imiti y'izo ndwara zombi. Madamu arazi iyo miti arayinywa irarangira. Aho kugira ngo yoroherwe arushaho kureba. Noneho atangira kugenda ananuka asubira inyuma atakaza ibiro. Arambwira ati kuri bwa burwayi nari ndwaye, ati ubu hiyongereyeho no kuba ndyamye nkumva ndabura umwuka. Ati nkabura umwuka. Rimwe twaba turyamye turi mu buriri nkumva yabyutse yicaye, akambwira ati umwuka urunshiranye ndabyuka. Ndamubwira ntisubira kwa muganga umenye ibyari byo. Asubirayo. Hari n'igihe yagiyeyo ararayo, rwose ararayo, ngo hari ibizami bayatanze bitarabona ibisubizo. Urumva yararimo yivuza. Iyo nshuro nayo bamuha imiti, bashobora no kuba baramwongeyemo indi
nabwo arayinywa. Ubwo biba birimo birasatira kugera mu mezi hafi 2 tutaramenya ikibazo. Noneho nk'uko mubizi byo akazi nkora no kuririmba, akazi nkora no kujya mu bitaramo. Mu mwaka ushize muzi ko hajemo ikibazo, insengero zimwe zirakingwa, ngira ngo na n'ubu ntizirakingurwa. Kwa gukingwa rero ibitaramo birahagarikwa byinshi cyane, na gahunda twari dufite z'ibitaramo n'ivugabutumwa bimwe birahagarara na magingo aya. Noneho byatumye rero ntangira gukora ivugabutumwa cyangwa gukora ibitaramo, ariko nkabikora nambuka umupaka. Ntangira kwitabira ibitaramo byo mu Bugande, wenda nari nararetse kujya. Ntangira kwitabira kujya i Burundi. Rimwe baba bagukeneye, abantu bakagutegera indege ukajya i Burundi kuko ku mupaka w'ubutaka hakinze. Ubundi nkaba ndi i Bugande. Ya minsi icamo rero ntari, rimwe naragiye i Bugande, muvugishije arambwira ati rero ati Papa Eric, bakunda kunyita Papa Eric kuko umwana wacu mukuru w'umuhungu yitwa Eric. Arambwira ati kuva aho wagendeye, ubwo hari hashize nk'iminsi 8, hashize nk'icyumweru kirenga ndi i Bugande. Arambwira ati ya minsi umaze udahari, ati nagira ngo nkumenyeshe ko nasubiye inyuma, uko wansize ubu uje wanyoberwa. Numva ngize ubwo. Haciyemo nk'undi munsi ampamagara ambwira ati rero ubu ntago ndi mu rugo, ati mama yaje kunsura, atarebye ukuntu umeze angirira imbabazi. Tarambwira ngo iyo miti ndi kunywa ninze nyinywe, ariko nyinywe muri ruhanda. Tu rero nagiye mu rugo, ati ubwo uzasimbuke uzundebe turebe ikindi kintu twakora mu buryo bwo kwivuza. Yahamaze ijoro rimwe, bampamagara bambwira bati madamu ameze nabi. Naje niruka sinaciye iwanjye, mpita njya iwabo mu rugo, ubwo ndavuga kwa data bukwe cyangwa kwa mabukwe, iwabo wa madamu. Mpageze nsanga umuntu ameze nabi. Uwo munsi nahageze nahise nkora uko nshoboye, mfatanyije na mama we. Nshimire mama we cyane kuko mama we yagize igitekerezo cyiza cyo kubona adakwiye kuba ari wenyine cyangwa ari kumwe n'abana gusa. Turafatanya tumujyana kwa muganga ku bitaro byari bitwegereye aho iburasirazuba, tumujyana i Rwinkwavu. Tumugejeje mu bitaro bya Rwinkwavu, ni bitaro nari nsanzwe menyereye mvurizaho, ni narahavurije undi muntu arakira. Rwose baradufashije bishoboka, baduha ubufasha, bakora ibishoboka, bafasha umurwayi nyine nk'umuntu urembye, kugera ku rwego wagira n'icyizere uti ashobora koroherwa cyangwa agakira. Hanyuma ndongera musigira mama we, ndagira ngo abantu bumve ukuntu ubu burwayi bwagiye bukomera. Musigira mama we, urumva umuntu ari kumwe na mama we mu bitaro, hanyuma ibisabwa byose usabwa wabitanze. Ndongera nsimbukira i Bugande kuko nari mafite ibintu nari ndimo mategura by'ibitaramo byo mu minsi mikuru. Mu minsi namaze nari, barongera bampamagara bambwira bati yarembye cyane, biragusaba ko uza tugashaka undi mwanzuro. Bidateye kabiri, umwe mu baganga baho arambwira ati mudamu wawe twamusanzemo impyiko, twaramusuzumye dusanga afite impyiko. Ubwo twari twaravuye i Kigali tutabizi. Hanyuma baranambwira bati turimo kugerageza kumufasha kugira ngo turebe ko twamuvura akoroherwa. Aho kugira ngo yoroherwe arakomeza araremba. Bongeye kumpamagara bambwira bati ubu tuvugana baduhaye transfert, batwohereje ahitwa i Rwamagana, ntituragerayo, dukeneye amafaranga runaka. Numva ni na menshi, ariko nkora uko nshoboye mpita nyatanga. Icyo gihe hasabwaga amafaranga arenga 200,000 by'u Rwanda. Mbankoze uko nshoboye araboneka, umubyeyi bamuzana i Rwamagana. Ageze i Rwamagana, dogiteri wamubonye bwa mbere arebye ukuntu ameze arambwira ati nta kindi twamukorera kugira ngo abe yaramukira ijoro ryonyine, kuko urindiriye kuza ntiwamusanga. Ati birasaba yuko
tumushyira ku byo bita diyarize kuko impyiko zaramurenze. Ubwo urumva impyiko nimba yari yarazirwaye kuva mbere, nimba yarazirwariye rw'inkwavu, ntabwo tubizi, ntabwo ngiye nako mbizi. Ariko nagumye gukurikirana abaganga barambwira ngo iyo umuntu agize pressure cyane cyangwa se umuvuduko mwinshi ngo wangiza impyiko. Ubwo rero nshuti zanjye bavandimwe, numenya ko ufite umuvuduko ujye ugerageza kuwutangira cyane bitaragera nk'aho ibyacu byageze. Naje rero nsanga baraye bamushyize kuri diyarize. Mbwira abantu badukurikiye wenda batazi diyarize ibyo ari byo, kuko birashoboka hari n'igihe bwaba ari ubwa mbere wumvishe iki kiganiro cyangwa wumvishe n'iyo diyarize, kuko njye nyimenyeye aho nyirwarije kandi maze imyaka itari mike nzi ko kurwara bibaho, ariko ntabwo nari nzi ko habaho ubuvuzi bumeze gutyo. Reka da, naje nsanga reka nako mbwira abo bantu ko icyo gihe umuntu uyirwaye bamusatura umuhogo hano ku ijosi, hano ndi gukora, bakahabaga, ubwo ndumva ariko navuga, bakinjizamo ibyuma, bafite ukuntu babikora, njye sinabibonye, ariko nabonye harapfutse haratoboye, niho bacomeka insinga zijya mu mashini, noneho iyo mashini ikajya igufasha kuyungurura amaraso mu cyimbo cy'impyiko. Ni ibintu udashobora kumenya ibyo ari byo, ariko icyo nzi neza ni ubuvuzi buhambaye buri hejuru cyane kandi buhangayikishije, kuko ubonye umuntu acometse insinga zicamo amaraso direct uyarebera mu mpombo azenguruka, aribwo buryo bwo kuyayungurura, akaba yajya akamara amasaha 4 aryamye aho hantu bireba, agahinda karakwica, wumva ugize agahinda. Rero ntabwo nje kuvuga story z'ubwo burwayi ngo nzirangize, kuko urumva nagerageje kubaganirizamo muri makeya abari bubashe kumva iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo tugiye kumara ibyumweru 2 birenga, nako twarabimaze, kuko bamugejeje bonane yarayibaye, ngo bwakeye ku itariki ya mbere kuri 2 yari yarahageze, ubu tugeze 16. Kuva icyo gihe ari kuri iyo mashini niyo imutunze ngabeho. Hanyuma hariho gushaka, turimo gushakisha umuntu wamuha impyiko, bahuje groupe sange y'amaraso, hanyuma bagasuzuma uwo muntu, tukabona umuntu witanga akamuha impyiko, kuko biba bisaba ko ngo umuntu niyo afite imwe irakora. Nta kantu numvanye abaganga banambwiye ko buriya ngo hari n'igihe uba uzi ko ufite 2 ngo ariko n'ubundi ukoresha imwe, bivuga ngo n'ubu ujya kuyitanga babanza kureba ko zose zirimo kandi zikora neza. Rero turi muri urwo rugendo rwo kumuvuza gutyo. Kujya kuri iyo diyarize bifite igihe abaganga bari kumbwira ko bizagera igihe uko byari bimeze navuga ngo bikikuba kenshi, hagakenerwa amafaranga menshi kuruta. Baravuga ati rero ukeneye kubona umuntu umuha impyiko byihuta kandi bigakorwa vuba, kuko muri icyo gihe bizaba bikorwa uzaba utanga amafaranga menshi ajyaho nibura 3 mu cyumweru, kandi nibura inshuro imwe ikabakaba mu 100,000. Bivuga ngo ni ukuba ufite nibura inoti ya 300 buri cyumweru kugira ngo uwo muntu akomeze kubaho. Ayo mafaranga ni menshi, kuko haba hiyongeraho n'imiti ahabwa, hiyongeraho n'ibyo ategekwa kurya. Ibyo bintu rero kuvuga ngo nabikora jyewe nk'umuntu jyenyine, hari igihe byananira, ndetse ndabizi ko ntabishobora. Kuza hano rero si ikindi, naje hano kugira ngo mbibabwire. Nabivuze no ku zindi mbuga nkoranyambaga, nabivuze ku Isimbi, nabivuze kuri Nkunda Gospel no ku Kwezi. Ni ukuvuga ngo naje gusaba, ntabwo mbizi nimba ndi buvuge ngo ni ubufasha, umuntu wakumva afite icyo yadufasha, duhereye nko kuri iyo nsimbura ngingo, ukaba wumva uramutse usanze muhuje amaraso wadufasha ukamuha impyiko, byaba ari byiza, waba ukoreye umugisha kugira ngo umudamu wanjye akomeze kubaho. Hanyuma kandi ikindi, no mu gihe itaraboneka ayo mafaranga mbazwa ni menshi, bivuga ngo inkunga yose nahabwa n'umuntu nayo yamfasha kugira ngo nkomeze gusunika ubuvuzi
bw'umudamu wanjye, kubera ko ubwo nimba muvuza kuri urwo rwego nkaba nzagaruka inyuma nkareberera abana. Bavandi, hari ibintu ubundi umuntu avuga ukumva yanarira, ariko nasanze byose birangana pe. Ubwo ndi kubwira umuntu unkunda, kunda madamu, kunda umuryango wacu, ese wumva dukwiye gukomeza kubaho tukaba mu mahoro, kubera ko urumva ubwo burwayi nje kera amahoro yatangiye kumbana make, ariko ndacyabasha kwizera Imana ko izakora igitangaza. Nubwo buryo rero najemo, ntago naje kuvuga iby'ubuhamya bwa kera, ni ibintu bindemereye, ni ibintu uvuga ugashaka uwo wabibwira wundi ukamubura. Rimwe na rimwe hari n'igihe urwaza umuntu ugasanga ntufite imiryango wavuga ngo ifatika yagufasha, ahubwo ugasanga ni wowe wari ubayeho, hari icyo nawe ubamariye. Hanyuma rero iyo ugize ibibazo, ubwo nyine uba ugiye kwirwariza, kuko nta bundi buryo. Nk'abanyarwanda, nk'abakristo, nk'inshuti zacu, inshuti zanjye, mukwiye kumfasha kugira ngo nkomeze kugira uburyo bwo kuba nagira gutya nkakora indirimbo, gukomeza kurera abo bana bagakura. Birasaba ko nibura nyina bidukundiye akira, ntabe yaducika ntarabivuze. Ni byiza ko mbivuga, numvisha ariko umutima wanjye umata, nkaza nkavuga ngo nimba hari icyo wadufasha nk'umuryango dufashe. Ntabwo tuje hano kuko twabuze ibyo kurya, ntabwo tuje hano kuko twabuze aho kuba, tuje hano kubera ubuvuzi buremereye, kandi ababizi barabizi barabyumva. Impyiko bazihindurira mu Buhinde, ariko mfite n'amakuru mashyashya ko no mu Rwanda bikora kandi bikorwa neza. Ayo yaba ari amahirwe cyane. Ntituramenya ngo mu Rwanda bikorwa ku giciro kingana iki. Nuwa ngo ni urugamba ntagomba kwihererana. Ni wa mutwaro umuntu yikorera akumva uramuremereye, akabibwira abantu. Mumfashe, munshyigikire, turebe ko uyu mudamu twamugarurira ubuzima. Mu by'ukuri njye nigeze ndeba filimi ya Yesu, mbona nawe yikoreye umusaraba, bigeraho umukubita hasi, ngo uwitwa Simoni araza arawumwakira. Uwo yari Yesu wabyiyemeje avuga ati nzapfira abantu, nzababara imibabaro, ariko umusaraba waramuremereye uragwa, bigaragara ko nta ntege afite. Uwo rero we yari n'umwami, yari undi. Rero ahantu biri kwerekeza ni hahandi umusaraba uremereye. Nshuti yanjye, muvandimwe, nta nkunga iba nke. Icyo uzumva wafasha uyu muryango cyangwa wafasha umuryango wacu, uzagikore. Uzumva n'ibindi biganiro, rwose ntago ntewe isoni, nta pfunwe, nta kimwaro kuba nditewe bose babireba, nkabona ko ubuvuzi nkeneye amaboko yawe. Binkorere, bikorere madamu, bikorere umuryango muri rusange. Wenda abana banjye bazavuge bati mu mateka y'abantu hari abantu bazuye mama, reka tuvuge ngo Imana ibikoze ibikoresheje abantu. Uyu mubyeyi arababara, narebye ukuntu ameze, ndeba ibiro yatakaje, ndeba ukuntu atakirya ibintu byose, ndeba ukuntu yihebye, ndeba ukuntu abana iyo bamubonye bahahamuka bakamererwa nabi. Numva umutima wanjye urababaye, ntaho mfite mbihungira. Si ubwa mbere mpura n'ibigeragezo, si ubwa mbere mpura n'ingorane, ariko binabaho ubusigiye utaka jyenyine n'abandi barataka. Niyo mpamvu nje kubivuga. Nuna bishobora ubimbwirira undi muntu, babwira uti tewe bose babire barwaje umugore kandi ararembye, ameze nabi, ari mu minsi mibi, bakeneye ubufasha. Mu Rwanda dufitemo abantu benshi bafite uburyo, n'abatari mu Rwanda b'abanyarwanda bumva ururimi mvuga. Hari abantu bashobora kuvuga bati twaguha n'inama runaka, bigenze gutya, muvuze gutya, abantu mwarwaje iyi ndwara igakira, mumbwire uko mwabyitwayemo, ku buryo ibi bintu nzabivamo,
kubera imana n'abantu. Imana ntabwo yikoresha, n'ubundi igitangaza cyose nabonye kuva mbayeho imana yankoreye cyacaga mu bantu. Reka ndekeraho iminota yere kuba myinshi. Murakoze, muhorane Imana. Nimero yanjye ni 0788626978. Iba kuri WhatsApp, iba muri mobile money, ni nayo bampamagaraho. Uramutse umpamagaye ukayibura, ugomba mfite ibintu ndimo nko gusenga, ndi mu materaniro, ariko ni nimero iboneka. Mbifurije ko uyu mwaka uzababera umwaka w'umugisha, mukawuboneramo ibyo mutabonye, Imana ikabarindamo ibyago n'amakuba, mukaba mu mahoro mwebwe n'imiryango yanyu. Kuko kuva umwaka watangira ntago nari narabifurije umwaka mushya.